Nongeye kugusuhuza wowe ukurikiye iyi zone ivugirwamo byinshi bigiye bitwubaka ndetse n'andi mazone yose agiye atandukanye. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe benshi bagiye bambaza ukuntu ushobora kuba wabona amakuru mu gihe waba udafite wenda igikoresho cy'akazi, kandi ukaba hari amakuru bakubajije uri kure y'igikoresho cy'akazi, ukabona gusubiza amakuru bakubajije birakugoye. Rero tudatinze reka dutangire. Nk'ibisanzwe ubundi mbere na mbere ugomba kumenya email yawe iri muri icyo gikoresho cy'akazi, ukanamenya na password y'iyo email. Uvuga ngo ibyo nubimenya ubizi neza, menya ngo amakuru yose bazakubaza urayafite. Twihuse rero turajya muri ibyo bita email. Mbere na mbere dufite wenda igikoresho cy'akazi, imashini, tablet ndetse n'ibindi bikoresha ikoranabuhanga, uragifite ariko gishobora kuba cyashizemo umuriro cyangwa se utari hafi yacyo. Ni ukuvuga ngo ufite telefone ya smartphone ugendana yawe witabiraho, iyo nayo yaba nk'igikoresho cy'akazi mu gihe utegereye igikoresho cy'akazi ukayifashisha. Ni ukuvuga ngo wakora iki rero? Fata telefone yawe ya smartphone isanzwe atari iy'akazi baguhaye, yawe witabiraho, ujye muri email. Ngira ngo email twe dukoresha Gmail, benshi niyo bamenyereye. Gmail wemezeho, numara kwemezaho, umaze kwemeza kuri email yawe, urabona ubutumwa. Ushobora kuba wari ufitemo indi email account, ariko icyo dushaka ni ukumenya uburyo twashyiramo email y'akazi, ya yindi iriho amakuru yose y'akazi. Uraza ukande hano kuri aka kantu, aha ndi kukwereka, aha ngaha uri kureba, aha niho uri buze gukanda. Numara kuhakora tegereze, urahita harafunguka gutya. Nihamara gufunguka gutya, wowe icyo uri bukore uraza hano uraza aha ngaha kuri add another account. Ni ukuvuga ngo tugiye gushyiramo ya account ya email y'akazi. Uraza wemezeho, numara kwemezaho uratunguka ahantu hameze gutya, urakanda kuri Google. Iyi Google niyo uri buze gukandamo, uhakande utegereze. Utegereze bifunguke. Nuba ufitemo password barakubaza password, niba ntayo ufitemo birakomeza bikore gutya, ariko biraza gufunguka. Bitewe na network bishobora kugutindira, network ufite niziba nkeya biratinda, ariko niziba zinyaruka cyane birafunguka gutya. Ni ukuvuga ngo mu gihe ugeze aha, hano urashyiramo ya email yawe, niyo uri bushyiremo. Wenda tuvuge urugero, urashyiramo email. Nkwibutse ko hano ugomba kuba uzi email yawe. Wenda tuvuge urugero, dushyiremo email. Email igomba kuba yuzuye gutya.
uvuga ngo ya email yawe y'akazi iri muri cya gikoresho cy'akazi niyo uri buze ugashyira hano muri uyu mwanya. Nurangiza kuyishyira muri uyu mwanya urakanda next, urakanda hano munsi hari ahantu hari ijambo next, niryo uri buze gukandaho. Numara kuhakanda ngira urabona ko iyi email nyifitemo, ariko iyo umaze kuhakanda bahita bagusaba gushyiramo password. Bamara kugusaba password ukayishyiramo. Niyo mpamvu natangiye nkubwira ngo ugomba kuba uzi email iri mu gikoresho cy'akazi, uzi na password ya email iri mu gikoresho cy'akazi. Nurangiza ubwo hano uri kuyishyira muri telefone yawe igendanwa, kuyishyira muri telefone yawe igendanwa. Ubwo umaze kuyishyiramo barakubwira ngo wemeze amategeko. Hari amagambo ari buze uzamure, hasi hari ijambo rya Angle uryemezeho. Numara kuryemezaho n'irindi naryo riri buze muri uwo mwanya uryemezeho, bahita bakubwira ko email yawe yageze hehe, muri telefone yawe igendanwa. Ibyo nubirangiza rero icyo uri bukore urahita ujya muri App Store wandikemo ijambo, wenda tuvuge urugero ushobora kwandikamo Media Library, ushobora kwandikamo Feed App, bitewe n'amakuru uri gushaka gushyira muri iyi telefone. Urajya kuri Play Store, ndizera muyizi, iyi ngiyi aza hano kuri Play Store. Ariko mbere yuko uza kuri Play Store urongera usubire muri ya email urebe koko, ngira ngo muri kuyibona ko iyi ngiyi ni email. So ngira ngo uri kubibona, ubanze urebe neza ko nimba wari ufitemo indi email urebe ko zabaye ebyiri. Nubona zabaye ebyiri, tuvuge nk'uku nguku, urahitamo ya email y'akazi gutya bimeze. Nakubwiye ko kugira ngo ugere kuri aha ngaha ubanza ugakanda hano kuri aka kantu, uraza ugakandeho ugere ku ma email yawe, kuri email account zawe uhitemo ya email y'akazi. Uvuga ngo ngiye email ngiye guhitamo ni iyi, urabona ko ni iya Uwamariya Leontine. Uvuga ngo numara guhitamo email y'akazi cyangwa se iri muri cya gikoresho cy'akazi, hano uzaba ufite ya amakuru yose bagusabaga muri cya gikoresho cy'akazi. Mu gihe cyazimye wowe uzaba uyasigaranye muri ya telefone yawe igendanwa. Nurangiza ushobora kujya usubiza mu gihe bakubwiye ngo hari quiz yaje, cyangwa se ibindi bibazo, ibindi bitekerezo ugomba gutanga ukabura uko ubitanga. Wenda igikoresho cyawe cy'akazi cyagize ikibazo, ntikiri gukora neza, uzifashisha telefone yawe. Tugeze kuri ndumva icyo cyasobanutse. Tugiye noneho kuri Play Store. Kuri Play Store ushobora gusacinga Feed App, cyangwa se Feed Tech. Feed App. Ushobora kubyandikamo hano ugasacinga. Ugasacinga Feed App, FALD, Feed App. Ngira ngo uri kubibona ko ijambo ushaka hari iri rya Feed App cyangwa se Feed Tech. Ni ukuvuga ngo uhitamo iryo ushaka, yaba Feed App ikugeza kuri Feed Tech,
yaba FreeDTech ngira ngo ibyo ngibyo murabisobanukiwe, tukande kuri FreeDTech. Ndi kubona hano itari kuza neza, ariko ndabaha application numva barazana itariyo, kubera ndebe impamvu bari kuzana itariyo. Ni uko hari harimo email itari iyaka. Ni ukuvuga ngo amakuru yose uraza hano muri App Store yawe cyangwa se Play Store yawe, urakanda hano, urakanda aha aho nkweretse. Numara kuhakanda biraza gutya, noneho wowe uraza ukande aha ngiye kukwerekana none hano nkweretse, kuri ako kantu k'agafureshi ugakandeho. Numara kugakandaho uze uhitemo ya email y'akazi uyikoreho, yo ubwo ihita isimburwa na ya yindi yari isanzwemo. Niba ariyo ya mbere ugiye gushyiramo, ubwo niyo yonyine iraba irimo. Ubwo hano nari ndi kwereka abantu bafite ama email menshi mu matelefone yabo. Ni ukuvuga ngo hano uragaruka wandikemo rya jambo n'ubundi, ubona ko numara kwandikamo rya jambo, dore application uri gushaka niyi, ngira ngo uri kubibona ko ariyo. Ubundi wowe urasanga iri bakubwira ngo ukore install mu gihe utayifitemo, ariko ndibuze no kuyishyira muri groupe kugira ngo uyikeneye ahita ayibonera hafi bitarinze kumujyana mu nzira nyinshi cyane. Njyewe barimo barambwira ngo na updating, ngenda akora update. Nimara gukora update ntegereze ko irangira. So ngira ngo urabona ko agiye bamaze barimo barambwiye telefone yanjye yaruzuye, nta gukora update bikunda, ariko uraza kuyestara. Numara kuyestara, hano hari update haraza kuba hari open, aha haraza kuba hameze gutya install, hano hari open. Urakanda open, twereka tujye muri application nyirizina. Ubwo umaze kudownloading application, tugiye noneho kuyifungura. Nibutsa ko uri kuyishyira muri telefone yawe bwite. Uraza ufungura application, ngiye murabona ko ari ngiyi ndayifite, kanyibereke. Dore ngiyi, so uraza uyifungure. Aha rero aho tugiye kugera niho hari izingiro ry'ikibazo. Niho usanga no ku gikoresho cy'akazi icyo ari cyo cyose ushobora kuba uri kuyifungura bakakubwira ngo ntago biri gukunda. Ni ukuvuga ngo ukimara kuyifungura iraba imeze gutya, iraba imeze itya. Wowe ubona ko iri mu kinyarwanda. Nukanda hano gutya ngo injiramo ukoresheje email, ugakandaho, utegereze. Nuba ufitemo email nyinshi, urabona ko barambwira ngo nindindire kugeza babonye ibinyerekeye.
So nubona biri gutinda kubera ko iri mu kinyarwanda, uraza ukande hano ku rurimi, uraza ukande hano ahangaha uhitemo wenda urabona ko byari biri Kirundi Burundi, uhita uza wenda ushyire urayishyira Rwanda Kinyarwanda. Utegereze. Kuvuga ngo wamaze kuyishyira mu kinyarwanda, urongera ukande injira wifashishije iyo Google account. Urategereza nabwo. Ngira ngo urabona ko namaze kwinjira muri Field Touch. Uvuga ngo ubu amakuru yose nayabona. So nuko bikorwa rero, ntukagire urwitwazo ngo igikoresho cy'akazi cyarapfuye, n'ibindi byinshi wagenda ubikora gutyo mu gihe tablet cyangwa se imashini yawe yagize ikibazo, ukaba ufite amakuru yawe nk'uko ubishaka. Cyane cyane nk'umuhinzi yakubaza amakuru amwerekeyeho, ukaba wabasha kuyabona byihuse bikoroheye kuri telefone yawe igendanwa. Si ngombwa ngo ube ufite igikoresho cy'akazi, bityo ari naho wakabaye uri no kukibungabunga mu isomo ryo kubungabunga igikoresho cy'akazi. Ugasanga wowe ugifite kiracyari gishyashya kuko ntiwigeze ugikoresha cyane, ahubwo wakoresheje cyane telefone yawe bwite. Igikoresho cyawe cy'akazi kiracyari kizima, kiracyakora neza nk'uko bikwiriye, mu gihe harimo abamaze kubyangiza. Iri ni ryo somo ry'uyu munsi nari mbafitiye. Akandi kantu nagira ngo mberekeho gatoya, urabona nuza ugakanda hano, aka kantu nigeze kukabereka turi mu ifata, nuza ugakanda hano kuri aka kantu, ugakandaho. Ni ukuvuga ngo hano biba bakubwira ngo izina ry'umuryango. Izina ry'umuryango ni rya zina riba ryanditse mu rurimi rw'Igifaransa, Icyongereza gutyo. Noneho izina ry'idini ni rya zina ry'Ikinyarwanda. Hano bakakubwira ngo ushobora no gukoresha konte y'umuhinzi kugira ngo uhite ubona wa muhinzi byihuse, cyangwa se mu gihe ubizi neza ko irangamuntu yiwe yanditse neza, ugakoresha irangamuntu. Ikindi ushobora gukoresha nimero ya telefone, ubizi neza ko nimero ya telefone iriho ari iye, ukaba unayifite, cyangwa se ugahitamo itsinda, ukazamura amakuru y'itsinda runaka ushaka. Cyangwa mu gihe ubizi neza ko uhagarariye itsinda cyangwa se umukuru w'itsinda ari we wa nyawe, ukandikamo ukavuga ati ukemeza no kuhagarariye itsinda, ukandikamo amazina yiwe, nayo birazamuka. Isomo ry'uyu munsi naha turigarukirije, naho utaha mu tundi tuntu tugiye dutandukanye. Ubutaha nzaza mbereka uburyo ushobora guhindura
password ya email yawe, cyangwa se uburyo ushobora kubona password mu gihe wibagiwe password ya email yawe. Saba mugire ibihe byiza, Imana ibarinde. Yari Fawuli Zarifu wa Nkanga.